Reka twongere tubaye ikaze bakunze Umuragwa Family TV. Tugarutse muri wa mwanya dora tukaganira, tukaba twabahitiyemo ingingo umunsi muri buze gukunda nk'ibisanzwe, tugiye kuyisobanukirwa neza hamwe n'umutumirwa muri kone imbere ya kamera. Twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo gutya umuntu aba afite business cyane cyane iri mu gihe cyo kuyitangira, bikiyongeraho ko wenda iyo business nyirayo ari urubyiruko cyangwa se wenda akaba ari undi muntu utari urubyiruko, ariko reka twe tuvuge ku rubyiruko. Hari igihe usanga abantu benshi bavuga bati uriya muntu ukuntu agaragara cyangwa se ukuntu yitwara birasaba ko hari ibintu azahindura kugira ngo iriya business yewe ibashe kuba successful. Bimwe mu byantu rero bakunda guriza bakavuga ko bigusaba kwitega ko uzabura abantu cyangwa se uzatakaza umubare w'abantu runaka kugira ngo business yawe ibe successful. Ugasanga bamwe barimo baribaza ati se kugira ngo umuntu business ibashe kugenda neza bimusaba kurekana n'abantu, none se kugira ngo business igende neza bigusaba kurekana kandi ahubwo ukeneye abantu kugira ngo business komeze igende. So ugasanga abantu bamwe rero birimo birabacanga iyo bavuze ngo business yawe kugira ngo igende neza hari umubare wenda runaka w'abantu muzarekana cyangwa se muzatandukana kugira ngo business yawe itere imbere. Ibyo bintu biba bishatse kuvuga iki cyangwa se byafasha ute business kugira ngo itere imbere nyine ubashe kuba successful? Nese ni gute wavuga ngo wajya gutangira business kandi ugatandukana n'abantu? Iyo business ni bande baba bazayikonsoma atari babana? Wenda ahangaha reka ngerageze wenda kuvuga nk'urugero rw'abantu wenda kenshi baba bakunda kuvuga. Yego. Tuvuge niba uri nk'umusore uru rubyiruko, akenshi ubusanga urubyiruko nyine rufite igikundi cyangwa se umubare munini w'abantu bagendana nawe. Rimwe na rimwe bamwe bakabyita ikigare, ariko urumva we ababita ko ari inshuti ziwe nyine za hafi. None ugasanga muri cyagiye nyine ugiye gukora business, abantu bamwe na bamwe bakakubwira bati nukomezanya na zira nshuti mugakomeza mukabana nk'uko wenda gutya mubanye biragoye ko iriya business yawe izatera imbere. Ugasanga abandi bakubwira bati ahubwo igihe ufite abantu nka bariya business yawe bizakorohera kuyikora. So twe turi kwibaza kugira ngo business nyine ibe successful, twibanze cyane kuri wa muntu avuze ati bari abantu byanze bikunze ugomba kubareka cyangwa se ukabagabanya. Bizaterwa n'iki cyangwa se hazakorwa iki cyangwa se ni iki kizagira umumaro mu kuba warekana na ba bantu kugira ngo business yawe nyine ikomeze igende? Nge rero ntekereza ko abo bantu izo mpande uko ari ebyiri, rumwe ruvuga ko ugomba gutandukana n'abantu, urundi rukavuga ko ugomba ahubwo wakagombye kubagumana. Navuga ko ipfundo rihari ni nge ubwanjye ugiye gutangira ya business. Ese iyo business ngiye gutangira ikansaba gutandukana n'abantu ni yihe? Ese iyo business ngiye gutangira ikansaba kuba ndi nagumana abantu ni yihe? Ubwo rero ntabwo kugeza ubu sindumva urugero uratanga kugira ngo wenda tubisobanure neza. Ariko byagenda kose iyo ugiye gukora business biragoye ko abo nitaga inshuti cyangwa se inshuti zanjye zose ushobora kuzigumana. Ko hari umuntu wenda wifuzaga ko mwaba muri kumwe igihe cyose kandi muri business ntabwo byashoboka. Ubwo icyo gihe uzabara ko uwo nguwo wamutakaje. Hari umuntu tuvuge n'urugero, niba nkuko wabivuze wenda nko ku urubyiruko turabizi ko wenda buri weekend ruba rwasohotse. Urubyiruko niba ari anniversaire yabaye baba bagiye. Niba umwe muri bo yagiye gutangira business, ntabwo bizamworohera ko bya bintu yitabiraga ataratangira business azongera kubyitabira. Niyo yabyitabira azajya byitabira gake gashoboka. Umva ko rero uko atakiri kwitabira ibintu kimwe n'aba bagenzi be ngo bahorane, hari igihe azajya gushiduka agashiduka abantu bamushizeho nyine cya kigari yakivuyemo nkuko wabivugaga. Icyo gihe rero niba ari business ari gukora isaba ko
aba afite abantu namugira inama yo kutatakaza n'umwe. Ako niba ari business ari gukora isaba ko bimusaba ko ataba ari muri cya kigare, icyo kigare yakireka agakomeza gahunda yihaye, ubundi muri ya business agiyemo abazagenda ahura n'abandi. Yego. Ariko nyine byaterwa n'ibintu ari gukora, ko hari ibintu bisaba abantu. Nanone ubwo bivuze ngo intuze wenda ipfundo wa mugani nk'uko wakoresheje iryo jambo riri kuvuga ngo ubundi business ngiye gutangira iyo yaba ari iyihe. Ni iyihe? Ese iransaba iki? Iransaba ko ngumana ba bantu bose, cyangwa iransaba ko ahubwo mbagabanya? Tuvuge n'urugero, ufite ugiye gucuruza wenda ugiye gucuruza restaurant. Yego. Niba ugiye gucuruza restaurant ufite icyo kigare wari ufite nyine mwari murimo by'abacuti biki n'ibiki. Ni ufite tuvuge ufite nk'abantu 10 urumva ko atari benshi cyane, ariko biragusaba ko buri gihe abantu 10 bazajya baza wenda hakagira icyo bakonsoma for free. Yego. Abantu sigo bakwifuza kubagumana baturuka muri za nshuti zawe. Aba bamombya bagenda. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo birasaba kumenya ese ni iki nihe business ndi gukora. Niba babandi cya kigare cyanye ari cyo kumombya, vomye ko bagira ute bagenda. Ariko hari n'ikintu nshobora gukora cyanza ahubwo ko nagira n'abarenze babandi 10. Tuvuge n'urugero, niba ndi gukora business isaba ko wenda nyamamaza, kandi urumva ijwi rya buri wese rirakenewe aho ngaho kugira ngo abashe kunyamamariza. Ahubwo urumva nzifuza ko baba benshi. Rero bizatera kugira ngo ugumane abantu cyangwa se ugire abureka, bizaterwa n'ibintu ukora. Okay. Ubwo mu yandi magambo utaramenya business ugiye gukora cyangwa se utarakora igishushanyo mbonera wenda cy'umushinga wawe, ntago wamenya ngo ndumvira wa muntu umbwira ngo nkwiye kwemera ko nzatakaza umubare runaka w'abantu cyangwa se ngo inshuti runaka nyine zizamvaho, kabone nubwo cyaba ari cya kigare. Erega hari ibintu abantu bajya bitiranya. Iyo ugiye gutangira business uba ugomba guteganya ibintu bibiri. Uyu muntu nzamugumana cyangwa se nzamugumana bitewe n'umurongo ugiyemo. Kuko niba ngewe nihaye umurongo, ntabwo bivuze ko inshuti zanjye zinshyigikira 100%. Hari abazabata ariko si ibintu byo batangira babe ahubwo babe abaguca intege mu bambere. Icyo gihe rero kuko wowe uzi intego wihaye, uzakamaro k'ibyo bintu ugiye gukora, no uzabihagararamo. Naho nugiye no kavuga ati uyu navuga ndamwumvira, uyu navuga mwumvire, bizagera igihe bibe bizagucanga uburi icyo ukora, kandi bo nta kibazo bashoye, wowe uzaba washoye, kuko uzabyicuza bamaze guhomba. Fati iyo nza kubimenya nari kubigenza gutya. Ibyo byose rero mu gihe ukiri kwiga wa mushinga utarawushyira no mu bikorwa, ugomba kubiteganya. Okay. Kushora kuzahura n'ibyo bintu. Uyu muntu nzamujera gute? Kwerega hari n'igihe ushobora kugumana abantu kandi batari kuguhombya, bitewe n'uburyo ubamanagingamo, bitewe n'uburyo wenda wabaganirije ibyo bintu ugiyemo. Hari abantu bumva ariko utumva ashaka kuguhombya, ugomba kumushyira ku ruhande. Ngo mu nshuti umuntu agira cyangwa se wenda muri abo bantu baba bazengurutse umuntu, haba harimo wa muntu nyine ushobora kuba ngo umwe utagira ikintu yica ntagire n'ikintu akiza. Nyine igihe watangiye business ukabubona wa muntu nubwo ari inshuti yawe nta kintu azabangamira kuri business yawe mu bijyanye wenda na impact, cyangwa se nta n'icyo ashobora kuzayongeraho nubwo bya mu buryo bw'ibitekerezo. Ntago umuntu kumutakaza wavuga ngo ni ikintu kiza, kubera ko hari n'igihe uzasanga nta n'ikintu mwapfuye, byaba byiza byaba bibi ntago abizi, cyangwa se nta n'igitekerezo azabiguhaho. Icyapfa nuko yumva uri gukora nyine wenda
wabonye akazi ntako ufite, ibyo ngibyo ntacyo bimubwiye. Icy'ingenzi ni uko muzapanga umuhuro cyangwa se mugapanga gusura wa muntu ukamusangayo cyangwa se mukajyana. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo twashakaga gutindaho cyane. Njye nashakaga none ahangaha kwibaza igihe noneho mbe n'uwo muntu yisanze, kuko hari igihe nyine wenda we yasanze business afite byanze bikunze akeneye kuyiha umwanya. None kandi kuyiha umwanya bivuze ko nuyiha umwanya uzaburira umwanya za nshuti zawe. None ugeze kuri ya etape none yo kubona ko ba bantu nyine bahoze bitwa ko ari abantu bawe pe mwaraburanye cyangwa se wenda ntago bakitwa inshuti zawe. Icyo gihe muri business ukwiye kubifata nkaho wenda ukwiye gushaka uburyo wazisegura kuri ba bantu, cyangwa ni uburyo nyine bwo gukora business ukamaramaza kuyikora, wenda ba bantu bazabona ko nyine ariko business ikorwa bakazakugarukira, cyangwa se ukavuga uti nibagaruka bazagaruke nibatagaruka I don't care. Ubundi niba ari inshuti zawe uko byagenda kose ujya gutangira umushinga wabibabwiye ukabibaganirizaho, urumva. Ariko iyo wamaze gufata umwanzuro ushobora kugiraho wowe ubwawe ingaruka, kuko guhomba kwanjye wenda ashobora kuba nta ngaruka bizamugira kuko ntabwo ari business yiwe. Icyo gihe icyo njye mba ndi kureba mba ndeba noneho inyungu zanjye, ntabwo mba ndeba inyungu rusange, ndabanza nkireba ese ubundi ndamutse mpombye bariya nita inshuti ndi kwanga gutakaza hari icyo bamfasha. Ibyo byose ugomba kubitekerezaho. Igihe ubundi muri business ugomba kuvanamo ikintu bita amarangamutima. Ugendeye ku marangamutima ntacyo wagera, kuko hari igihe bisaba ko ugira rigere mu byo ukora byose. Dushaka gufata nk'urugero nk'umubyeyi, hari igihe umubyeyi abembereza umwana ariko hari aho bigera ukabona nyine amunyujeho n'akanyafu, ntabwo abamwanze. Ubwo rero niba ari inshuti yawe ishaka kuhomba, iyo ntabwo ari inshuti, yihorera igende uzabona indi. Okay. Reka tugushimire. Nge nari mfite impungenge kuri icyo kintu, kuko abantu benshi turabyumva ariko ugasanga bamwe na bamwe batinye no gutangira business pe, havuze ati nese nayitangira ngahomba abantu. Kandi abantu hari imvuga abanyarwanda tukunda kumva ngo abantu ngo ni ibintu, nyine ngiyo ufite abantu ngo ufite n'ibintu. Ariko abaguhombya ntabwo icyo gihe ntacyo baba bamaze. Iyo abantu iyo mvugo icyo bayikoreshaho ni ukuvuga uko byagenda kose uba uzakenera abantu. Nta kintu wakora udafite abantu. Ariko ba bantu baguca intege, ba bantu baguhombya nta mumaro. Ubwo muri ba bantu ndagumana bande. Reba gira gushishoza usigarane ab'umumaro, kuko umuntu uri buze aguca intege ntacyo yakugezaho, mwihorera agende. Ariko ahubwo wa muntu ugufitiye akamaro irinde kumutakaza, kuko kumutakaza nicyo gihombo cyawe. Urakoze cyane. Ibyo bintu nizere ko abadukurikiye rwose muri kumva ibintu mukabasha kubisobanukirwa cyangwa mukumva uburemere bwabyo nk'uko ndi kubyumva. Reka rero tugushimire kuri izi nama cyangwa kuri ubusobanuro duhaye kuri iyi ngingo. Icyo wenda navuga dusoza nuko ukwiye gukurikiza uko umushinga wawe wawuteguye utaratangira kuwushyira mu bikorwa, kubera ko nugera kuri tere udafite uko umushinga wawe wawuteguye, hari ibintu bizaza cyangwa se ibyo usanze kuri tere byose ugasanga biraguhubanganyije, cyangwa se bitumye uhindura direction wari urimo kugenderamo, ukanata indi wari wariyemeje ujya gutangira, kubera ko ntabwo uri focus ngo abantu ngo baragira gute baragenda. Ibyo ngibyo nyine biza bigahungabanya umuntu utari ufite wenda gahunda y'umushinga we. Ariko niba warawukoze mbere ukawiga neza, ukabona ukanateganya ko ibyo bintu bishobora kuzakubaho waratangiye business, nibikubaho waratangiye uzabona ko atari ubwa mbere cyangwa se bitagutunguye, kuko uba warabiteganyije. Bakunze Umuragwa Family TV turabashimiye. Hanyuma ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, turi kumwe no mu bindi biganiro. Murakoze cyane.
uvuzesha amagambo menshi mwe ahubwo ndumva nshoje nabi nanzi ko ndibuze kuva mu mwanya nawe ukavuga ngo murakoze ahubwo uvuze byinshi